mbata yatsikizo reka mbatikujana kuri yo ivuriza gusa amahindu tsikizo nubwo ngukunda utagiye kunkora mu utagiye urunjyana mu cyumba tutuzuraza kubikunda banyita Bushali the trigger manega kuva mu itsinda rya Green Fairy Music. Okay, itangiriro ry'urugendo rwanjye mu muziki natangiye ndi umwana niga primaire ya gatatu primaire tugiye nigaga aho bita Buturo Igikondo. Icyo gihe naririmbaga muri korali ndi umwana muto ngeze mu wa gatandatu nibwo navuze uti nibwo natangiye guhura n'izindi nshuti nshyashya ubuzima bw'ubwana nangiye kubusiga hasi. Izo nshuti nshyashya harimo inshuti zanjye zakundaga ibintu bya music tangira kunkundisha music najya kugenda menya music cyari cyo amastyle ari muri music. Nibwo navuze uti kuko nari nsanzwe ndirimba muri korali nibwo navuze uti reka narageze ngebe ko nabasha kwandika kigitwara yari jewe n'inshuti zanjye ebyiri yari ya crew yo kwiyongoza tukaba turi kumedita freestyle twandika lyrics ariko tudafata time tuvuge ngo tujye muri studio tujye gusura project. Nibwo rero narebye ndagati ibintu nta byazagarukira. Nibwo nahise mitamo inzira yanjye nayo gutireka nanjye nshaka ukuntu ninjira muri game gerageze ndebe na wamenye. Ubwo sasa nahise mubona producer wa mbere Nganji Dr. Nganji kigera afite akamashini laptop afite na headphone afite akamicrophone dufite utumicrophone. Icyo gihe rero nibwo twese yahise ambwira ati twakiyongoza tugakora projet dukoze projet ingoma nayo naranditse bayitaga New School. Kigiye nibwo ari kuza injyana za New School ariko zitaramenyekana hano mu Rwanda. Old School ikiganje kandi icyo gihe no mu Rwanda New School yari itangiye kuzamuka mu bihugu byateye imbere by'i Burayi za USA za France. Nibwo rero nanjye navuze uti reka niyongoze nabwo twaranditse iyo projet bitaga New School je nawo wa homeboys banjye ndavuga ati apo kuko n'ubundi iyo projet nijye ari warayanditse nijye wabandikiraga ndavuga uti rero reka nje nisore nari nibyo nababwiraga ibintu binera courage bigatuma ngumya gukorana umurava music yanjye akinya trap.